Chérie, bibereye mu gikoni. Karabe. Meze ute? Meze neza. Wateguye breakfast? Nayiteguye. Ko ntayibonye ku meza se. Hamsurende ntibagiwe. Ariko meze neza. Meze neza ariko. Ego meze neza. No meze neza. Ya nanjye ndimeze sawa. Wari uzi ko nawe ngukumbuye. Harya uno munsi ntabwo ujya mu kazi? Oya ntabwo ndi bijya mu kazi, nanze kujya mu kazi ko hari akantu ashaka kwanza kukubwira nari kugenda umaze kugenda. Okay, ntagakina. Shiri nizere ko kari bugushimishe cyane ku buryo utari bujyo. Bagiye kumbwira kanshimisha. Shiri reka nkubwire. Wari uzi ko basi badubwire. Okay. Kangwa. Shiri. Uzi ko hite. Shiri nukuri ndishimye ntabwo wabyumva. Ubuze? Shiri ndatwite. Ntabwo uri kubyumva. Wowe Angela atwite? Shiri ndatwite. Ariko nizere kuri Martin. Ndi gukina ntabwo nakina, gutwita nishema kuri njye umwana wawe. Angela atwite? Shiri ndatwite kandi proud. Indu twite ni yanjye ni yundi muntu. Shiri urabizi nta wundi muntu nigeze njyana nawe kandi urabizi tubana hano njye nawe. Wait. Angela atwite. Shiri ndatwite. Mwana nishimye nuko. Anje. Shiri ko nuhindutse. Shiri. Ndagira ngo umenyeshe ko nta gahunda yo kubyara afite muri aka kanya. Oya se. No. Kandi ndashaka ko umbwira umuntu waguteye iyo nda. Kuko sinjye. Shiri ko rero tubana muri inzu urumva ari ndabara ntinda wundi. Shiri. Mu mibare mbara. Banza unyumve. Muri aka kanya kugira ngo ubone ibi byose mbefite. Bandimo nda planning. Shiri kuri fiance. So rero ahubwo ndashaka umbwire umuntu waguteye iyo nda. Shiri. Ukambwira boss please listen. Anje! Ntubone nakomeje kukubembereza nkubwira gutyo. Ndashaka umbwire umuntu waguteye iyo nda. Shiri ni wowe. Please. Anje! Don't touch me again. Shiri. Anje! Shiri wanyumva. Please. Anje! My name is Kevin. Don't call me Shiri Shushu again. Shiri. Don't touch me! Nese ibi bihindutse. Shiri ntabwo ibintu wabikora, please. Shiri. Oya. Anje. Shiri. Anje! Listen to me. Njye ntabwo mbana n'indaya. Okay? Shiri. Unyise ndaye koko. Aka kanya uribagiwe. Kandi ndagira ngo umenyeshe ko. Oya. Ntabwo nshaka. Ntabwo ndi bubyumve. Oya. Ndekura. Please. Anje. Naza gukora ikintu kibi ntateguye. Ndekura. Oya. Shiri oya. Okay. Oya. Anje! Shiri wigenda ndakwinginze please. None ndabyitwara mane kuko mana usi kuko. Ntabwo ndisashye. Sinzi ko nakubwira. Just nko kujibona ukuntu bita ngo imisozi igihumbi mu Rwanda bafite imisozi igihumbi myiza. Mugiranya nayo. Sameza nkayo. Sibyo. Noneho kera tukiri abana twajyaga dukunda kurya spaghetti so yize. Ukuntu yaryoheraga soza. Nyine ufata ukuntu yaryohaga. Just uryoheye kureba nyine. Umureba muri image ya none ndareba. Neto usa neza cyane.
mpamvu nkukunda. I love you baby. None se Cyameze neza. sorry. None se What? Sheri, Wait. ibi ni ibiki? No. Oya, Sheri, unukuri mbabari. No, ibi ni ibiki? Sheri, Come on. ni igisobanuro cy'iyi meta. Subaye Sheri. Oya. Come on. None se ufite umugore Come on, basi mbimenye. Baby, come on. Baby, will you marry me? Baby, I love you. I love you, baby. I love you. Waragize ubwoba? Urumva umeze gute? Ndishimye mu gake Sheri, ariko oya, ndishimye yishime cyane cyane, ariko yishime nafite cyane. ubwoba. Kuko ibi byose mbikora kuko ngukunda, sibyo? Iri nanjye ndagukunda. Yeah. Ariko nari ngize ubwoba No, ko waba ufite umugore. ntukavugishe ibyo. Urankunda. Ndagukunda. Nanjye ndagukunda no kuri. Okay. Baby, ndagukunda cyane, sibyo? I love you too. Kandi ntabwo nzatungabara. Koko. Ibyishimo, igihe cyose, sibyo? Mukuru wanjye, sibyo? Thank you too. Love you too. Okay, baby. None se, ukurikiye iki? Tujye mu rugo nyine. No, akanya. Ahubwo njye nashakaga kukujyana nko ku mazi, tukaba turi kumwe. Sure. Yes, tugatangira kwenjera mu rukundo Wow. rwacu. Sibyo? Love you. I love you. Okay. Tugende. Sibyo? Ducana no ducana. Sha. Ducana? Okay. Sister, uri hano? Bite? Ni sawa. Meze ute? Meze neza. Ndabona wishimye cyane. Ese uri kundeba Byagenze ko gute? ufitiye inkuru agashya. Bimeze bite? Mbese ni nziza ariko Eh, ubu uri koko ndeba ko uri kubona nta kintu cyanditse kuri njye. hehe se. Oya zenguruka ndebe wese. Hehe. Curi. Bakwambitse impeta se Cyane rwose. Sheri, Sheri uhe. umwe njya nkubwira. Nyagasani mana yanjye. Umwe utaranakandagira muri uru rugo. Nyine ariko azaza. Niwe wakwambitse impeta? Yego. Ariko shiti yanjye. Sindi mukuru wawe. Simpora nkugira inama kututanyumva. Narakubwiye nti ugomba kwitonda. Sibyo nk'abantu bavindimwe. None se uyu muntu akwambitse impeta ntaragera aha simuzi nta n'umuntu n'umwe mu muryango umuzi. None ndebera ibintu uje kunyereka. Urumva nta soni. Ariko Sheri, Umva nkubwira uzabajya wifasha. umva nkubwira ukuntu nyine twabyanzuye. Sheri azaza mumubone n'iwabo tuzajyayo bambone. Kuko arankunda. Ahubwo reka njye mu nzu mpindure n'imyenda nkwe n'icyayi dore amasaha yanamfashe dore ndanashonje. Uryoherwe. Zawadi. N'uyu wambwiraga? Iyi ni Yego njyewe. nyine niwe Sheri ndamukunda Sure. arankunda cyane. Sheri ko mbona wagira ngo sabyishimiye byagenze Ahubwo gute? ndi kubona ntazi muraziranye Hoye. none se ndamukunda arankunda niwe Sheri wanjye. Ntubona ko yanyambitse impeta? Zawadi. Ase Anje. Ko nagusigiye inzu wagiye kumpamagarira iki? nta kindi kintu kidasanzwe nayo nguhamagariye kuko n'undi waransize ariko basi nyumva rimwe gusa. Erega ndacyagusubiriramo Anje.
njye nawe ntabwo bishobora ko twabana turambwira umuntu waguteye iyo nda inda urabizi ko ari iyawe nubwo wayanga bwose ariko urabizi ntabwo nguhamagaye ngo twongere tubigeho impaka kuko ubu ndumva amaze gutuza udatuma n'umwana wanjye agira ikibazo agahungabana hagati aho rero numvaga nshaka kukubwira basi nyumva rimwe bwa nyuma mfashe tugure ibikoresho by'umwana njye kubyara kuko ntagira n'ikigoma cyo guteruramo umwana ubundi ubu anje bashaka ko nkumva bingana gute birenze ibyo nakumvisha uryarya umbeshye si imitungo wari ukurikiye ntarayigusigiye ndigendera ntabwo ari imitungo niwe nashakaga kandi urabizi ko ngukunda ndagukunda urabizi pe n'ubu ndacyagukunda kuko nemeye gusekwa n'abantu ko wansize nguma hano anje najya gusubiriremo yuko aho kugira ngo wowe nkunde nakundwa n'umurozi uri kunyumva shira urabizi ko ntabwo nakubujije kongera kumpamagara sheri mu gihe utarambwira umuntu waguteye basi nyumva rimwe bwa nyuma bwonyine nta n'ubwo ntago nkumva basi mfasha tugure ibikoresho by'umwana ntago mfite kukumva tugure ibikoresho by'umwana njye sinaguteye iyo nda bwira uwo izo nyagasozi zaguteye iyo nda ziba ariho ziza mugurana ibyo bikoresho ntabwo mfite icyo kurenzaho warenzaho iki ariko urabizi nyuma y'ibyo wakoze nawe uzi ukuri shira uzi ukuri amezi 9 arashize hari undi mugabo basi wigeze umva aje muri twumve ko ari njye waguteye iyo nda undi wowe wemereye iki gusama iyo nda utarabana njye nawe igihe amezi 2 yonyine yaburaga ngo tubane amezi 2 yonyine amezi 2 ni menshi guhindura ubuzima bw'umuntu shira ndabizi kuba narayintwita nemeye gutwita ko nenzi ko nawe ukeneye umwana sibyo ntabwo umugore ni igisobanuro cy'umwana n'umuryango ni gute se wari kumbwira ko anje ndacyagusubiramo njye shira wanyumva kandi ntuzongere kunyita shira niba udashaka ko njye nawe turakaranya nkasiga nkukorera ikintu kibi wongere kunyita shira shira reka nkubwize ukuri basi anje ntunsembure ntabwo shira basi reka nkubwire ntabwo basi wakumva ko yari amaraso yawe wabyumva ko ari amaraso yawe ko ntunsembure nongere kunyita shira nakubwiye nitwa Kevin shira amazina yose arayazi ariko ntabwo nabasha kuyaguhamagara uri igisobanuro cy'urukundo kuri njye nihe mpamvu anje genda ukundane n'amahabara yawe cyangwa ukunde nyoko nibikunanira nongere kumubwira ngo nge dukundane ngo nge twarakundanye nyibagirwa n'ikindi gihe ongera wirebe shira basi ngirira imbabazi bwanyu niba udashaka ko nkuramo icyo kidutwite nongere kumpamagara she girira urukundo nagukunze basi ahubwo mbwira umpamagariye iki shira naguhamagaye ngo tugure ibikoresho by'umwana ngiye kubyara amezi 9 arageze harabura ibyumweru 2 byonyine ahubwo menya wahamagaye ngo turumve muri iyi nzu maze imbwa zikubone shira basi nakubwiye ngo twongere kumpamagara she Anje. Alo? Oui, ni kwa muganga. Mwadufasha kuri ambulance dufite umubyeyi umeze nabi cyane hano mu Kagarama. Yego. Igipangu 116. Yego. Hepfo ya Dezame. Yego. Murakoze. Anje. Umura. Anje, hangane.
nyumva uzi ko byarangiye anje apfuye n'umwana apfuye anje uhese kandi please mwana anje ahurira he nanjye nabikubwiye mbere ntiwumva uzunyereka ngo impeta none dore uyu mugabo ni umuhemu n'umuhemu se gute kandi uyu mugabo ni umwicanyi ntago ari njyewe wanyibeshyeho ndeba neza umbwira ntabwo ari we wateye inda hanje reba neza bashobora kuba basa ntabwo ari we ntabwo ari wowe n'ukuri reba neza ntabwo ari we murebe neza ntabwo ari we uyu mugabo ni umwicanyi ni n'inyabihuru n'inyagasozi please ndacyakeneye kugutunga mwana w'ama sheri please sheri ntago ari njyewe warambeshyera please sheri ntago ari njye Simana number 1